ngeze kwa muganga ndabyara nabyaye saa sita z'ijoro, mperuka ibiryo nariye ari ku wa mbere mu cyaro kandi byari bigeze ku wa kane. Nabaye mu buzima bubi, mba mu buzima bumbabaza, mba mu buzima mbega ntabasha kuba narondora. Ndashimiye Imana yuko Imana inyemereye kuri uyu munsi aya masaha kuba nicaye ngaha ngiye kuvuga izina ryayo, kuko n'ubuntu nagiriwe nayo, ni amahirwe nagiriwe n'Imana. Hari abacu bari kwa muganga, hari abacu bakuwe mu mubiri, ariko ngenda ndashima Imana ko Imana ingiriye neza, kaba inyemereye kuba ngiye kuvuga ibyayo. Imana ishimwe. Reka dushimire Imana rero. Mana Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Mana, igitondo cy'uyu munsi y'amasaha ndagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Ngushimiye yuko uri Imana ibasha kumenya, uri Imana ibasha kumva, uri Imana nyamana, uri umukozi w'umuhanga, uri Data wa twese mwiza. Ndakubashye kandi Imana ndagushimiye kuko ijambo ryawe ni ryiza, kandi ijambo ryawe Mana ni umutsima, ijambo ryawe ridutera imbaraga, ijambo ryawe hari aho rituvana, ijambo ryawe rikiza abarwayi, ijambo ryawe Mana rihumuriza imitima. Yesu Kristo, imitima ibuze uko yakwihumuriza, ariko ijambo ryawe rirayihumuriza. Nanjye amasaha ndagushimiye kubwo nicaye ngaha Mana, ni kubw'icyizere ungiriye, nyemerera kugira ngo ubane nanjye. Abagiye kumva ubu buhamya n'ijambo ryawe ndabasengeye, ari abari muri iki gihugu, ari abari hanze, bose ndabasengeye mu izina rya Yesu. Manje gushimira Mana, nangushimira byinshi cyane byo wagiye ukora, ariko ndagushimiye ku igihugu cyacu Mana, ugikomeze ugihe amahoro n'umutekano, kuko bino ntago twabasha kubivuga, nta naho twabasha kubivugira tudafite amahoro. Ariko turagushimiye Mana kujya urinda, ukaturindira umunyakubahwa, ukarinda ingabo z'igihugu, ukarinda polisi Mana, natwe ukaturinda. Ngo ndagushimiye kuri Imana ibasha kumva, ngo gwino bane nanjye kandi ushyigikire Mana. Nabagiye kumva kuri ubu buhamya n'ijambo ryawe ndabasengeye kugira ngo babashe kumva no kunezererwa. Urakoze kugiye kubana nanjye muri byose mu izina rya Yesu, amen. Amazina yanjye ndi umubyeyi, nitwa Nyirarukundo Vestina, ndi umubyeyi w'abana 4 n'umutwaro umwe. Ndashima Imana rero, ndi umukristo wo mu itorero rya ADPR, paruwasi ni Rugarama, umudugudu ni Beteri, aha ni muri Kigali. Ndashima Imana ko Imana yabyemeye kaba nanjye ndi i Kigali. Ntabwo ari uko ariho navukiye, si nuko hari nahaje ari uko ari famiye, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe. Ndashima Imana rero, mfite byinshi navugira imbere y'Imana, ariko ndumva ibinejeje muri uyu mwaka cyangwa n'uwo natambutsemo. Ndashima Imana yuko nicaye hano muri Kigali. Naje muri Kigali mamaze umwaka n'amezi 8. Ndashima Imana rero ko Imana ijya ibasha kuvuga ijambo kandi ikarikomeza. Ndabyibuka ndi gusenga ahantu umunsi umwe, Imana irambwira ngo umwana wanjye nubwo ubabaye, ariko umubabaro n'uw'igihe gitoya, humura igihe kigiye kugira ngo nawe nzakunezeze. Imana irambwira ngo rero ngo uzabasha kunyura ku mateleviziyo, uzavuga kandi uzamvugira mu Rwanda no hanze. Nje nkabura uko nabisobanura, nkavuga nkabona bitashoboka, ariko nshimiye Imana, nihaye icyizere kuko ibyo Imana yavuze bisohoye. Imana ishimwe rero, kandi ndashima Imana. Nageze i Kigali nkagera, Imana itubwira ngo niduhaguruke ngiye n'umutware. Duhaguruka nta kintu dufite, duhaguruka nta bushobozi dufite. Imana iza kumbwira ijambo rimwe, irambwira ngo igiye kumpa umwana w'umuhungu bita Samweli, ngo kandi ngo uwo mwana Samweli ni uzatuma imigisha yanjye ifunze, imigisha yanjye yaburiye icyerekezo ngo izafungurwa. Haleluya. Ndashima Imana. Icyo gihe nari mfite umwana w'amezi 11, mbona bitashoboka yuko Imana yabikora, ariko ndashima Imana ko Imana yabikoze, yishakira uburyo. Umwana agize amezi 12, umwaka waburagaho nk'ibyumweru 2, ngiye kumva numva mfite inda.
numva ndatunguwe cyane, ariko navuga nti nibutse umunsi Imana yambwiye ko izantuza i Kigali kandi ko umwana Samuel ngiye kubyara ari we uzanyimura. Rero narabyakiye, ariko kubyakira mbona njya kure, ariko Imana igaruka vuba irambwira ngo umwana wanjye nimpumure kuko ari yibyemeye. Imana rero nkomeza gusenga Imana, njye n'umutware turasenga, twe turi mu buzima bukomeye. Umutware nta derese agira, ntagira ababyeyi, ariko njyewe ndashima Imana ko nubwo bahari ntabwo icyo gihe nari ndi iwacu, nari ndi aho twari dutuye njye n'umutware. Nkomeza gusenga Imana, umutware arasenga nanjye ndasenga, Imana ivugana natwe. Rero inda igize amezi 9 ndagenda njya kubyara, ngeze kwa muganga. Abaganga barambwira ati nta nda turi kubona ufite, n'umwana wawe nawe tubona, bivuze ngo nta nda ufite. Ariko njye nafite isezerano rimbwira ngo ngiye kubyara Samuel, kandi Samuel ni uzanjyana i Kigali. Imana ishimwe. Rero nkomeza kwihanganira aho hantu, niga ishuri, nari ndiho nabi, kurya yari ikibazo, kugemurirwa yari ikibazo. Icyakora Imana yabashaga gukoresha abayo bakabasha kugira icyo bamarira. Ngiye kubona mbona umunsi umwe muganga aranganiriza arambwira ati rero mama Teta, weho ndabona aho bigeze kubyara bitakwemera kandi no kubyara bitanashoboka, ahubwo kuko ndibuka yuko twasenganye Imana ikakubwira ngo imuka, nanjye ndumva nagutera inkunga yo kwimuka. Yambwiraga kwimuka, ariko njye nkabona nta bushobozi. Mwaba Kristo mwe, bantu b'Imana mwe, nta n'itiki twari dufite, ariko Imana ijya ibasha gukora mu gihe cyayo. Nashimye Imana ko Imana yabashije gukora muri icyo gihe. Rero uwo muganga amaze kunsezerera naratashye, tugeze aho twari ducumbitse. Mbwira umutware ndamubwira ati nubwo ibyo dufite ntabyo, turatuzinga tudushyira mu gafuka, utundi tubasha kugura karaga kapu kagura senkisa, nabwo n'umuntu wari uyampaye. Ndatugura, maze kutugura dushyira ku mutwe turamanuka. Mfite inda y'amezi 9 n'umwana yari afite umwaka hafi n'amezi 7. Naragiye maze kugenda, umugore wa bizima tugeze aho bita Nyabugogo tuhageze mbona biraducanze. Nkomeza gusenga Imana kuko Imana iravuganye nanjye. Umutwara arambaza ati se madamu uko niko nabiducanze biragenda bite? Navuga ati Imana imbwiye icyerekezo cy'Inyamirambo. Twateze z'Inyamirambo, tugeze aho bita kurya nyuma biraducanga. Mu gihe tukibitekerezaho, Yesu we yarangije kubitekerezaho, mbona twoherereje umuntu arampamagara. Amaze kumpamagara amaze si mama Teta warabyaye, ndavuga ati kubyara byanze, ahubwo ubu ngubu Imana yatwimuye, ariko twabuze derese kuko nta n'amafaranga dufite. Uwo muntu arambwira ati rero mama Teta, inkunga nkuteye n'ibihumbi 20. Ibyo bihumbi 20 nta kindi ifite, ugenda igura isukari. Ndashima Imana rero, ibyo bihumbi 20 nkibibona nahise mbwira umutwe ndamubwira ati nubwo bikomeye, ariko tugira Imana icyizere, kuko itugiriye icyizere. Twagurutse mu cyaro nta n'igiceri cy'ijana dufite. Tugiye kubona tubona uwo muntu atwereje 20. Ndangije mbwira umugabo, hari umuntu nari nzi hano i Kigali, ndamubwira ati ihangane ushakira inzu ya make. Arambwira ati inzu ya make ntabwo wapfa kuyibona hasi 50. Ndamubwira nti rero njye mfite 20 kandi nzi neza kuko naje ku mugambi w'Imana, naje ku isezerano ry'Imana, nzi ko Imana hari ikintu irubashe gukora. Ubwo hari ku munsi hari kuwa 2 kuko nanasohotse kwa muganga, ariko wa mbere icyo gihe twahise duhitira ko ntago twatindiganyije, twaraye ijoro rimwe abariho dufata umwanzuro turaza. Ubwo tugeze hano i Nyamirambo, uwo muntu adushakira inzu n'umutware, inzira abura. Aho bari baturangiye tuhageze turaramo rimwe biraducanga. Bimaze kuducanga mbwira umutware ati ngwino tujye gusenga Imana, nyibaza impamvu yatuma yaraduhagurukije mu cyaro kandi n'imvugo yayo tuyibaza icyerekezo twabamo. Turagenda tumaze gusenga, mugendi gusenga, ibise biba biraje. Ibise bimaze kuza numva birancanze, ndara aho hantu mu masengesho. Mu gitondo mbyukira kwa muganga wo bita Portugal, mageze nirigwayo, inzara iranyica, nta kintu twe dufite, yari ibyo bihumbi 20 twe dufite imbere n'inyuma. Ndangije ngiye kubona mbona umugoro burageze, numva ijwi ry'Imana rambwiye ngo aho ngaho ntabwo ariho ndi bubashe kubyarira. Ndongera asubira mu masengesho kuko umugambi wari uw'Imana. Ndongera njya kubaza Imana, nese Imana ko
no kubyara byanze koko, kandi warambwiye ngo nimpaguruke nzi Kigali no nzabyarira, none amakuru nayahe? Imana irambwira ngo nimpumure igiye gukora igitangaza. Ndasenga bigeze saa 4 mbafashwe n'ibise, njye n'umutware turagenda tujya kwa muganga, ngira umubyeyi Imana izamuha umugisha nsigaranira ako kana nako kari agahinja. Ngeze kwa muganga ndabyara, nabyaye saa 6 z'ijoro, mperuka ibiryo nari ari ku wa mbere mu cyaro, kandi byari bigeze ku wa 4 nta kintu ndarya, ariko nkomeza gusenga Imana ndayibwira ngo Mana ntabwo nzakuvaho kuko ari we wavuganye nanjye. Ndashima Imana, maze kubyara nabonye umuvandimwe araza nsanga aho kwa muganga aho bita Kabusunzu Kimisagara, anzanira ibiryo. Mwababyeyi mwe, mwa bwoko bw'Imana bwe, nari mfite ikibazo cy'inzara kuko nari meze nabi bishoboka, ariko ndashima Imana ko Imana yandindiye kwa muganga, kandi ndashima Imana ko Imana yaranjije ku munsi wo gutaha. Umugabo yabaye iminsi 2 yose ashaka inzu, inzara yibura, na nubwo yaje kwa muganga dutaha nta hantu dufiteho turi butahire. Ariko ndashima Imana ko nagiye kubona nkabona umubyeyi yaraje amaye 3,000, arambwira ngo aya mafaranga kuko i Kigali dutahira mu modoka, ariko we nta ufiteho kuba, bivuze ngo ihangane ushake moto aho iragusiga, Yesu ni ubizi kuko wavuganye n'Imana. Nange ijambo ndi kwa muganga namugana namubwira ati abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Nange kuko ari Imana yanyohereje, icyakora mwa abantu b'Imana mwe, nafashe umunsi wo gutekereza ku mvugo y'Imana, shaka kwicira inzira mvuga ngo nigiri iwacu Gisenyi. Imana irambwira ngo gahunda ni Kigali. Shima Imana rero kuko umunsi wo gutaha twaratashye, tugezeho twe twabikije utuntu, nsanga Imana yakoresheje umuntu, iramubwira ngo hari ahantu hari inzu. Arazabwira umutwara ati nubwo umaze iminsi ushaka inzu, ariko harajya hari ahantu hari inzu. Turagenda tuyigezemo, inzu yari shamburete kuko nibwo bushobozi bwacu twari dufite. Murumva ko twari dufite amafaranga 20,000. Inzara yaranyishe, mutware yaravuze ati ntabwo nayakoraho kuko wenda mbone naho nacyurira umwana uruhinja. Mpageze mutwara asigaza asigarana ibiceri 500. Muri ibyo biceri 500 yaragiye agura inusu y'ubugari, agura ubunyobwa bw'ijana, agura n'utunyanya. Sinzi umuvandimwe aduhaye udukara, undi aduha akajerekani k'amazi. Turagenda, ubwo bugari nubwo narariye mwa abantu b'Imana mwe, ariko ndashima Imana, mba muri ubwo buzima bubi, mba muri ubwo buzima bukomeye, ariko nkomeza gusenga Imana, mvugana n'Imana. Imana irambwira ngo kuko ari yanzanye i Kigali izantabara. Ndashima Imana rero, ubuzima nabubayemo ngeze mu mezi 9, Imana impuza n'umuntu, maze kumuza n'umuntu arambwira ngo gwino tujyane gusenga ahantu. Mageze turasenga, Imana ivugana nanjye, n'umutware niko nawe yabaga ari gusenga. Ndangije murumva yuko nari nabyaye mu kwezi kwa 3 2018. Ndangije undi uwo ngo nari inkurikije bita teta yuzuza imyaka 2 ari muri uwo mwaka, yuzuza imyaka 2 ari mu kwezi kwa 8. Murumva ko namubyaye nabyaye Samuel, uwo teta afite umwaka n'amezi muri 7 gutyo, kuko ntabwo 8 wari urashyika. Ndashima Imana rero ko Imana yamurindiye aho hantu muri ubwo buzima bubi twabayemo. Kujya ari Imana afasha, twatungwaga n'ubugari, natunzwe n'ubugari, nabwo ni inusu naguraga kuko ntabwo nari mbashije kugira ku buryo nagura ikiro. Nabashije kurya umuceri maze amezi 9 niho nabonye umuntu aza mu rugo iwanjye. Turasengana, tumaze gusengana ngiye kubona mbona amaye ibiro 2 by'umuceri. Shima Imana rero, ndavuga nti burya koko imvugo y'Imana n'ubwikakaye, ariko burya isezerano ry'Imana ndabona riri gusohora. Ndashima Imana rero, ubwo buzima twabubayemo nge n'umutware ntabwo twigeze dushakisha ubundi buryo, ahubwo twategereje Imana kuko ari yaduhagurukije. Iratubwira, yavuganye natwe nkuko yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu haguruka uve kwa so tera, njyewe ndi Imana yawe, njyewe ugendane nanjye, hari igihugu nzagushyiramo. Bivuze ngo hari igihugu yari imujyanyemo kuko hari ibyo yari imukuyemo byari bibi, kandi kuko turumva yuko yari ari mu bigirwamana. Turashima Imana rero kuko natwe hari aho yadukuye, kuko kwari kugira ngo n'ubundi isezerano ryayo risohore muri uyu mujyi. Rero twabaye muri ubwo buzima, Imana ntiyaturetse. Twagiye tubona abavandimwe hirya no hino bakatuba hafi, bakadufasha gusenga. Ariko ndashima Imana, ikintu gitumye nshimiye Imana mwa
mwa bwoko bw'Imana mwe, mwa bakristo mwe, ndababwira ngo niba Imana yaravuganye nawe nubwo uri kubona bikomeye, ndashaka kukutangariza iri tangazo, kandi ndari gutangariza kuko ari Uwiteka niba arakubwiye ngo nzagutabara, kakubwira ngo nubwo waba uri hanze y'igihugu, waba uri umunyarwanda, ndashaka kugutangariza ngo icyatumye Imana iguhagurutsa ikakujyana, hari icyo Imana ishaka kugukoresha. Kandi humura, nubwo waba waragezeyo ukabona hari ibiri kwanga, ni Imana yavuze. Bivuze ngo ibyo yavuze irabisohoza. Nabaye muri ubwo buzima rero, ndashimiye Imana. Ubu ndashimiye Imana ko ibintu Imana yagiye ivuga, natangiye kubona ibimenyetso byabyo. Imana yagiye imbwira ngo nzavugira ku mateleviziyo, ngo nzavugira ku mateleviziyo hanze y'igihugu. Ntabwo mbishidikanyije, kubera ko ubu butumwa ntabwo ari hano muri iki gihugu buri busore gusa, no hanze y'igihugu barabubona. Maze kumenya neza ko imvugo y'Imana ari ihame. Ndashima Imana rero ko ahangaha ubu ngubu Imana yageze aho iranyimura. Ubu aho ndi mpamaze hafi ngiye kwamara amezi 2, kandi ndashima Imana ko nabanjirije muri shamburete. Ndashima Imana ko Yesu agenda akora. Ndi mu nzu y'ibyumba 2 na saro. Nageze i Kigali nta ntebe ngira, nageze i Kigali ntajyama kuri matora. Yesu ampa matora y'120, mfite intebe mu nzu. Ndashima Imana ko nta mushyitsi uzi wanjye ngo mwicaze hasi, kuko nabashaga kubicaza hasi kandi nkababwira ati nimwihangane. Nabo ntago babivugagaho kenshi kuko babonaga ubutayu mpagazemo. Basangaga mu rugo ryamanye n'udusafuriya natwo tutari dusafuriya. Bakamenya ko ari Imana baje gushaka, atari mama teta bari baje gushaka, kuko bari kuvuga ngo ni mama teta, nta ngingo nari mfite. Ariko ndashima Imana ko ibintu Imana yagiye ivuga ntangira kubona ibimenyetso byabyo. Ndumva rero hagati y'aho ngaho ubuhamya ni burebure, kandi n'ukuri burahari, kuko ibyo Imana igenda ikora. Ndashima Imana cyane. Imana yagiye ivuga ngo izampuza n'abantu bakomeye, njye nkabona bitashoboka. Ndashima Imana rero kubera ko Yesu we ajya abasha kwigwatiriza ibintu bikemera. Ndashima Imana ko Yesu iyo yavuze ntabwo ajya aranzika. Abantu baraturanzikira bakatubwira ibintu ntibisohore, ariko Yesu we yavuze ibintu arabisohoza. Imana ishimwe rero. Ndatangariza Abanyarwanda cyane, nibanda no ku bari hanze y'igihugu, babwira ngo Imana yavuganye namwe. Ndabyemera ko ari abahagurutse, ari Imana ivuga ngo nibahaguruke. Ariko n'abagiye bahaguruka wenda atari uko ari Imana ivuze, ndabyemera ko Imana yagiye barindira muri kiriya gihugu. Ndabatangariza rero ngo ijambo Imana yavuganye namwe nigiri kuvugana namwe kano kanya, muritegereze, Imana izabikora, kuko Imana yacu ntibeshya. Imana ifite inzira nyinshi, ijya ibasha kwiyeranja ibintu bikemera, kuko nanjye yariyeranjije, mbona ko Imana ingiriye neza. Imana ishimwe rero. Mfite ijambo ry'Imana rijya rinezeza. Mfite ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi, ni Zaburi y'ijana 24. Ndasoma ndaturuka ku murongo wa 1 ndageza ku murongo wa 8. Haravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, abe ariko Abayisiraheli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu bari baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraduteye rwose, isuri iba yaradutembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe, utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Imana ishimwe rero. Impamvu iryo jambo rinejeje nuko iki ni igihe cy'Abayisiraheli bari bagezemo, bari bari mu gihe gikomeye, kuko bari bari mu gihe cy'ubunyagwe. Ariko Imana ivugana nabo.
uyu mugabo Dawidi abasha kubwira aba Bayisiraheli, arababwira ngo nimuhumure, arabahumuriza, arababwira ngo mbese ko mutewe ubwoba iyo ataba Uwiteka cyajya wabaye mu ruhande rwacu, ubwo abanzi bacu babe baraduhagurukiye baba baratumize bunguri. Ahantu hanezeza cyane nibanze gusoma hakanezeza muri icyo gihe nari mpagazemo ndiho inzara imereye nabi, ndi umubyeyi mfite impinja ebyiri. Imana ishimwe kuko yabaye mu ruhande rwanjye. Icyo gihe ijambo ry'Imana ryarampumurije rambwira ngo Uwiteka himbazwe utadutanze ku muhigo w'amenyo yabo. Imana ishimwe, ndashimiye Imana yitaradutanze ngo tuwe umuhigo w'amenyo yabo. Ndashimira Imana ko ari ikigoyi cy'abagoyi cyacitse natwe tugakira tukavamo. Gutabagwa kwacu ntabwo twakuboneye ku mafaranga twari dufite, kuko nababwiye ko twavuye mu cyaro nta n'igiceri cy'ijana dufite. Twavuye mu cyaro ducunganwa n'itiki, nabwo n'uwo muganga wari uyimpereye kwa muganga arambwira ngo akiriye itiki ntabwo mbizi aho izakugeza. Ndashima Imana ko gutabagwa kwacu kutabonetse ku mutungo twari dufite ngo tuvuge niwe twagurishije ngo tubone ukuntu twuzi Kigali, ahubwo gutabagwa kwacu rebomnini ya sidotaya jezi nivo kontaraya kwabonetse zoburere k'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Uwiteka avugana n'Abayisiraheli we yarababwiye ngo nimuhumure, ngo nubwo bari mu gihugu kitari ikiwabo, ariko nimuhumure igihe kizagera nanjye nzabatabara. Ndashaka gutangariza abanyarwanda baba bari hanze y'igihugu nubwo batari mu gihugu cy'iwabo, ariko Imana iracyavugana nabo ikababwira ngo nimuhumure igihe kizagera nzabatabara. Haleluya! Imana ishimwe kuko itadutanze ngo tube umuhigo w'amenyo yabo. Imana ishimwe itaradutanze muri uriya mwaka. Imana ishimwe itarantanze mu buzima nabayemo. Nabaye mu buzima bubi, mba mu buzima bumbabaza, mba mu buzima mbega ntabasha kuba narondora. Nabaye mu buzima umuryango wangu utari kumfasha tokerebo, kuko no gusonza nashonje bari bahari, ariko kuko atarabo kundengera muri icyo gihe, nta ngingo bari bafite yo kundengera, nta n'uwampamagaye. Bampamagaye hashize umwaka n'amezi muri 5, ariko ngeze i Kigali. Bivuze ngo Imana yarabimye gahunda zanjye, ari nge n'Imana, ariko mbana n'Imana. Ndashima Imana ko umutware wanjye atigeze amvaho. Mutware wanjye twarababaranye, turasonzanya, hakabaho igihe uwo mwana w'incuke yariraga, najya kurira nanjye umutwara akaza akambwira ngo nimpumure, iyavuganye natwe izadutabara. Ndashima Imana ko igihe cyageze mbona bincanze, ndavuga ntahari siyo twavuganye nayo, mbona Imana imanuye manu, imanura manu. Imaze kumanura manu natangire kuri manu, nkajya mbona umuvandimwe akampa 500, umpaye 200, umpaye 1000, umpaye 500. Ngashima Imana ngavuga ngo ni Yesu wabikoze. Imana ishimwe rero kuko hari icyatumye imbwira ngo nimpaguruke nze muri uyu mujyi. Ndashima Imana ko Imana indindiye muri uyu mujyi. Uyu mujyi ngumazemo umwaka n'amezi 8. Ndashima Yesu. Hari igihe piriyave murabizi abantu dukodesha, hari igihe biba byaje, ariko ye napfukamye nkayibwiza ukuri, nkayibwira ngo urabizi ko n'ibyo kurya ntabyo mfite, bivuze ngo n'imyambaro ntayo, ariko numanza ukanyishyurira inzu ndabigushimira. Yesu rero ntabwo ajya abasha kwemera yuko dukorwa n'isoni, bivuze ngo uko wamubwira kose arakumva, aho wamubwirira arakumva. Ngewe umunsi umwe nigeze mbwira Imana, ndabibwira ngo Uwiteka
nzi ko ushoboye byose, ndabizi ko utarobanura abantu ku butoni, kandi ngo uwubaha izina ryawe nawe uramwubaha. Nyemerera rero, navuganye nawe, mvugana nawe hatari hamwe, mvugana nawe ese wanyujije mu imvugo yawe mu kanwa k'abantu benshi batandukanye. Mu ijambo navuganye nawe ariho wambwira ngo Uwiteka uhimbazwe, weho utaradutanze. Ndashima Imana, Imana yandinze kuri iyo nda, ntabwo nahitanywe nayo, nta na sizeriyeni bankoreye. Ndashima Imana, nariye ibiryo mbega maze amezi 9, niho navuga ngo niho nariye. Naho ubundi Yesu yariyeranjaga nkabona manu y'ubugari nkaburya, ariko ngashima Imana. Kandi ngashima Imana ko ndi kumwe n'umutware wanjye, ntabwo yigeze anyibeta. Iyo yagendaga mu nzira akagira umuntu umamagana 5, yahitaga avuga ati madamu nasize mu rugo n'uruhinja bakeneye kurya. Imana ishimwe rero kuko mbaye muri uyu mujyi, na uraza kumbwira ngo mama teta bihagaze bitya. Ndashima Imana ko mpabaye kuko ari ku mugambi w'Imana. Ndagutangariza we waba uri kunyumva uri muri iki gihugu no hanze, nkubwire ngo imvugo y'Imana yo yavuze irasohoza. Nkubwire ngo Imana ntibeshya. Nasomye ijambo ryambwira ngo sindi umuntu ngo mbeshye, ngo ibyo navuze no kubikora nzabisohoza. Imana ishimwe rero kuko ntabwo igibeshya. Icyakora twebwe abantu hari igihe tuyivaho. Bivuze ngo iyo umuntu yavuye kuri Yesu akorwa n'isoni akanamwara. Kandi turacyari kuri uru rugamba, mwaba Kristo mwe, twere kwiyambura umwambaro, kuko hari umwambaro Yesu yatwambitse. Bishatse kuvuga iki? Yo muzehe yagushyize mu gisirikari akakwambika inifomo, bivuze ngo yatari yagusezerera, urihangana ukakibamo. Ndashimiye Imana cyane yuko natwe hari igisirikari turiho kuri uyu murimo wa papa. Bivuze ngo abantu benshi bari kwikiyambura, ariko rata mwebwe mugikomeje kwambara iyi myambaro. Uyu mwambaro wa Yesu mureke tuwambare. Wasonze uwambare, mbega waba urwaye uwambare. Kandi igihe kiragera Yesu agakiza indwara, kuko ntabwo Yesu ari umuntu niko nababwiye ngo yivuguruze. Niba yaravuganye nawe ngo azagukiza, Yesu wacu twiringiye akiza kanseri, Yesu wacu twiringiye akiza amadiyabete, Yesu wacu twiringiye akiza za hepatite, Yesu wacu twiringiye ajya abasha gutanga n'amazu. Yesu wacu twiringiye nagiye kubona mbona hari abantu benshi yagiye aho urubyaro bari bafite ikibazo cy'urubyaro. Rero yumubayeho nawe ukarambana nawe, kandi nawe ugatindana nawe. Itangazo matangarije muri iki gihe, muri uyu mwaka turangije, muri uriya tugiye kwinjiramo, ni mureke dufate intego dusenge Imana dutindane nawe. Kuko ye watindanye nawe ntumwara, ye watindanye nawe ntuseba, ye watindanye nawe igihe kiragera akamenya ko watindanye nawe. Iyo yagusize mu mwanya akawugusangamo, igihe kiragera akaza akigwatiriza ibyo yavuganye nawe bigasohora. Imana ishimwe rero. Nababwiye amazina yanjye. Ndashima Imana cyane ko Imana ikomeje kundinda, kandi icyo ntangarije Abanyarwanda, abazi Imana yabo bazakomera, kandi abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni. Uwo musozi ntujya ubasha kunyeganyezwa. Uwo musozi iyo uhuye n'ibibazo uhora hawo. Uwo musozi iyo uhuye bivuze ngo n'inzara uguma hawo. Rero mwa bantu b'Imana mwe, uyu mwaka nabifuriza kugira ngo dutindane n'Imana, kandi no mu wundi uzatangira ndabifuriza ngo dutindane n'Imana. Imana ishimwe rero. Muririmbyi yaririmbye 49 aravuga ngo ibihe senga Uwiteka ngo bijya bimara umubabaro, ngo kandi bikanyemeza ko Yesu asubiza. Imana ishimwe cyane. Nubwo wasenze ibihe bikomeye, ugasenga mu bihe bigoye, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nta handi ubutabazi buri ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Imana ishimwe rero. Rira jambo ryaranejeje. Rira jambo narisomye mu gihe nari mbabaye, narisomye mu gihe nari nshonje, narisomye mu gihe nari mfite ikibazo, kandi nari ntwitinda mwa bantu b'Imana mwe, nta bushobozi bundi nari mfite. Ariko kuko nari namaze kwiringira Uwiteka, menya ko ubutabazi bwanjye nta handi buzaturuka ariko Uwiteka waremye ijuru n'isi. Namwe ndabashishikariza kugira ngo dutindane
uvugane n'Imana, kandi buri muntu wese icyo yavuganye n'Imana uyibwire ngo ni wewe wavuze, ni weho wambwiye. Imana ijya ibasha gutanga urubyaro. Imana ishimwe cyane. Mboneyeho gusengera n'abantu bafite ibibazo. Imana imbwiye ko Imana igiye gukora ikintu gikomeye. Imana igiye gukiza indwara abantu benshi bari kwa muganga. Hari n'ababuze uburwayi, bivuze ngo hari abantu bagiye kwa muganga bakababuramo uburwayi, ariko ndabatangariza ko Uwiteka ashoboye gukiza izo ndwara. Imana ishimwe rero. Imana imbwiye ko hari uburwayi Imana yo mu ijuru, hari abantu bari kwa muganga Imana ishyizeho iherezo. Hari abantu baba bafite ikibazo cy'uburwayi bukomeye, ariko ndabatangariza ko Imana yo mu ijuru hari abantu ikijije. Ndabatangariza ko Imana iri mu ijuru hari abantu ihaye urubyaro. Ndabatangariza ko hari abantu baheze mu butayu, bwa butayu bwitwa kuvuga ngo ntago bashatse, Imana igiye gutanga ingo. Imana ishimwe cyane. Imana imbwiye ko ababyeyi bafite abana bagiye kujya ku mashuri muri uyu mwaka. Imana ikuyeho impanuka mu bice bitandukanye, kandi ko Imana itanze za minivare ku bantu benshi bari bazibuze. Imana ishimwe, itanze za buruse. Mbega Imana irakoze, kandi muri uyu mwaka Imana hari ikintu ikoze ku bantu bayiringiye. Imana ishimwe. Mana turagushimiye, Mana ndaguhimbaje. Ugize neza. Ninjye wa mubyeyi, ninjye wa wundi waje imbere yawe ndushye, ninjye wa wundi waje imbere yawe mfite umubabaro, ninjye wa wundi waje imbere yawe nta shinge nta rugero, ninjye waje imbere yawe ntafite hirya no hino. Mana ntujya ubura icyo uheraho. Narakubonye uriya mwaka ubwo wavuganaga natwe ukatubwira ngo nimuhaguruke, ntago nzabakoze isoni, nimuhaguruke, ninjye ubahagurukije. Imana ishimwe ko Imana ihagurukije umuntu. Imana ijya ibasha gusoza umugambi yavuganye nawe. Imana ishimwe ko itadukojeje isoni. Hari abagera muri uyu mujyi igihe kikagera bikabacanga, ariko twe Mana turacyari imbere yawe, kandi turacyatindanye nawe, turacyakugisha inama, kandi turacyagusaba ubwenge buguturutseho. Mana ndagushimiye rero kubanye nanjye, ndagushimiye rwose. Ayiwe Mana ndakwinginze ukomeze udukomereze muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Uyu mwaka abadafite uko babigenza ubarengere. Mana nkuragije igihugu cyacu cy'u Rwanda, ujya amahoro n'umutekano, umusaza umugire neza, umwongerera imbaraga mu izina rya Yesu. Erega niwe wamushyizeho, mukomereza amaboko. Mana dusengeye ingabo z'igihugu, erega nazo ziducungira umutekano, ziducungira umutekano tutari bashiki bazo, ziducungira umutekano tutari ababyeyi babo. Mana bakomereza imbaraga kandi bakomereza amaboko. Abapolisi Mana nabo bujya ubarengera uko bari kose, ujya ubana nabo mu izina rya Yesu. Mana nkuragije itorero ryacu, Mana ujya uriha amahoro n'umutekano, imbaraga z'umwuka wera ziganze muri ryo. Mana muri uyu mwaka tugiye gusoza, Mana tugusabye ubwenge, Mana tugusabye imbaraga, Mana tugusabye uburinzi. Mana uturinde ikigoyi cy'abagoyi, Mana uturinde amaboko y'umubi, Mana uturinde, utukomereza amaboko, kandi Mana udufashe kandi utwiteho. Urakoze Mana. Sengeye Mana, ayiwe ukomereze aba bantu bateguye iyi gahunda, ujye ubafasha Mana mu ngendo bakora, ujye ubagirira neza. Erega Mana tugusabye imbaraga, niko tuzi kuzitanga, kandi ijambo ryarambwiye ngo tugufite nta wundi wo kwifuzwa. Mana ndagushimiye rero ko nta wundi wo kwifuzwa, nta wundi wo gukenerwa, kuko we urishoboye, ubera hose icyarimwe. Dusengeye abanyarwanda bari hanze y'igihugu, dusengeye n'abaturanyi bacu, kugira ngo ujye ubagirira neza, imbaraga z'umwuka wera zijye zibaganza, kandi ujye ukomeza kubamanurira imbaraga zawe. Abanyarwanda ujye ubarengera Mana, kuko Mana igihe wavuganaga n'Abayisiraheli ukababwira ngo nubwo muri mu gihugu kitari ikiwanyu, ariko nimuhumure nzabaha gakondo. Ndagushimiye niwe utanga gakondo, niwe ujya ubasha kurema ibintu bikabaho. Mana
urakoze kuri dotayini, urakoze kuri zoburere, urakoze kuri niniyase, urakoze kuri minifo, urakoze dotaya, urakoze kurengera igihugu cyacu, kandi urakoze kuturengera abanyarwanda, urakoze ko urengera ababyeyi abafite abana. Mana urakoze ko abana bacu barinze, ababyeyi batwite. Mana ndakwibutsa uko uburyo ibyo wankoreye nabo Mana ubagereho. Hari abari kwa muganga, Mana ubakoreho. Mana ikiganza cyawe nikimanukire ku bwoko bwawe. Urakoze kuturengeye, kandi urakoze ko wumvishe gusenga. Cyubahiro ni icyawe. Urakoze kuri Mana. Mana komeza kubana natwe, tukuragije ibiri imbere, kuko ibyo wakoze Mana turabigushimiye, kuko waratubwiye ngo uduhaye imbaraga z'ikindi gihe. Urakoze ko abanyarwanda uduhaye imbaraga z'ikindi gihe, n'abari hanze y'igihugu ubahaye imbaraga z'ikindi gihe. Urakoze, icyubahiro ni icyawe. Tubisenze tubisabye mu izina ryawe Yesu, amen.